Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cya none. Muri kumwe na Noho Kadafi. Uyu munsi rero mbazaniye amakuru mashya kuri Pi Network, aho turi buvuge kuri Pi Today ya 2025 yabaye kuwa 28 Kamena 2025. Yasohoye byinshi ariko turibanda kuri Pi App Studio, aho iyi ari platform yifashisha AI mu buryo budakenera ubumenyi bwa tekiniki. Igufasha gukora application cyangwa chatbot ukoresheje imyandikire. Ibi rero bikwiranye cyane na Pi App, Pi Wallet ndetse na .Pi domain. Pi App Studio ni igikoresho gishya cya Pi Network cyashyizweho mu kwezi kwa Kamena 2025 kugira ngo gifashe aba pioneers bashobore gukora application cyangwa chatbot bidakoresheje coding. Iyi platform ikorana neza na Pi browser, Pi Wallet na .Pi domain, bityo igufasha kubaka serivisi cyangwa ubucuruzi muri Pi ecosystem. Rero uyu munsi ndakomereza kubabwira uko iyo Pi App Studio ikora, mbabwire uko ifungurwa, nze gusoza mbabwira icyiza cyangwa se inyungu zo gukoresha Pi App Studio. Twihuse cyane rero, reka duhere ku gufungura Pi App Studio. Mbere na mbere urabanza winjire muri Pi browser, cyangwa se winjire muri Pi, ujya ahantu handitse Pi browser winjiremo. Ubundi ukimara kugera muri Pi browser yawe, urinjira ukoresheje konti yawe ya Pi bisanzwe. Pi ukoresha nyine konti ukoresha mining. Hanyuma ushake link cyangwa ujye muri menu ya Pi App Studio cyangwa muri Pi browser. Ubundi ushobora no gukoresha cyangwa se urubuga rwa minepi.com. Numara kwinjiramo urasaba uburenganzira kugira ngo ubone, kugira ngo Pi cyangwa se kugira ngo iyi app ibone ko uri umupioneer uri verified. Ikindi ukurikizaho ni uguhitamo ubwoko bw'igikorwa ushaka gukora. Rero hano Pi App Studio ikuzanira icyo ushaka kubaka. Iguha amahitamo atatu. Amahitamo ya mbere iguha app isanzwe, cyangwa se ikaguha chatbot, cyangwa se ikaguha e-commerce store front. Iyo uhisemo app isanzwe, ishobora kuba iy'ubucuruzi, amakuru, serivisi, imikino ndetse n'ibindi. Wahitamo chatbot, ishobora guha abakiriya serivisi cyangwa ibisubizo bya automatique. Naho kuri e-commerce store front, aha hagurishirizwa cyangwa se hacururizwa ibicuruzwa cyangwa serivisi ukoresheje Pi. Hanyuma ahangaha mu kubaka application yawe uhitamo imiterere cyangwa se design, aho ushobora guhitamo imiterere imeze neza cyangwa se ugashaka gutangira bushya. Ushobora kongeramo n'ibice bitandukanye nk'amashusho cyangwa se ibyanditswe. Ikindi wongeramo ifomu y'uko ubyifuza, nk'izo gufata amakuru y'abakiriya. Noneho buri component ishobora guhindurwa amabara, inyuguti n'imiterere uko ubyifuza. Ahangaha ushobora no kongeramo AI n'imikorere yayo, aho ushobora gukora chatbot AI wandikamo amabwiriza cyangwa se ibibazo n'ibisubizo bya chatbot yawe. Hanyuma ikindi ugahuza Pi App Studio yawe ndetse na Pi Wallet, aho iyi application cyangwa chatbot yawe ishobora kwakira no kwishyura muri Pi token. Pi App Studio iguha uburyo bwo guhuza app yawe na Pi payment mu buryo budasaba gukoresha coding. Hanyuma rero mu gusoza, reka mbabwire ku nyungu zo gukoresha Pi App Studio. Icya mbere, ntabwo isaba gukoresha coding. Ibi bikaba byiza ku bantu batari abatekinisiye cyangwa se badafite ubuhanga buhambaye mu by'ikoranabuhanga cyangwa se mu bya internet. Ikindi,
itanga integration yihuse na Pi wallet cyangwa se Pi browser. Noneho .py domain zituma application yawe igira isura ya web3 ihamye. Uburyo bwo kubaka application yawe cyangwa se application isanzwe yawe cyangwa chatbot bikorwa mu minota mike. Ubwo ni mu buryo bworoshye kandi bwihuse kandi ikindi bwizewe. Rero ndabona amakuru yarayo, nubwo wenda muri uno munsi batanze ibintu byinshi, harimo ko hazongera hakabaho mainnet cyangwa se hakabaho open mainnet yindi nshyashya. Bavuze ibintu byinshi rero, ariko icy'ingenzi nashakaga kubabwira ni iyi Pi App Studio. Ndabashimiye rero kandi ndabashishikariza gukora subscribe, mugakanda like, hanyuma ababishoboye mugakora comment. Ubona comment igoye agakanda ku dutima twinshi, ubundi bikagenda, kugira ngo YouTube izabone ko iki kiganiro cyafashije abantu benshi, hanyuma ikirikomandinge ku bantu benshi batandukanye. Ndabashimiye rero, turi kumwe mu bindi biganiro. Ciao ciao.